Abasuhuje abakurikiye BDF Monde ni Bode Myantaro Tarindagira nk'uko mumenyereye. Ndagira rero ngo igihe kirageze ko kuri kwibera iwacu kugaragara ari impfu z'abatutsi zirimo ziba ubu, ari M23 ndetse n'ibindi bishamikiyeho. Reka ntangire humuriza imiryango ifite ubwoba ku karengane abatutsi barimo bakorerwa, murize bamaze kuburiramo ababo, harimo uyu bita Ntayoberwa n'abandi bapfuye mbere b'abasoda nka ba Kaminzobe, n'abandi bafite impungenge z'ibishobora kubabaho kubera amagambo y'urwango n'amacakubiri arimo aba mu gihugu cya Kongo. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu byo kwamaganwa cyane, abantu batekereza n'abari gukora ibyo bintu mu buryo bashyikirizwa ubutabera, ndetse abantu bagakorera hamwe barwanya ibyo bintu by'urwango ndetse n'ubwicanyi. Rero ndagira ngo wenda mu rwego rwo kubiha agaciro fata amasegonda 30 twibuka abamaze kuvamo, dutekereza uburyo byahagarara ndetse n'uburyo ababikoze bashyikirizwa ubutabera, tunatekereza n'uburyo ikibazo twakivaho. Murakoze. Ndagira ngo rero wenda dutangire kuri ibi bintu by'aka karengane turimo dukorerwa. Ingingo imwe mvuge ku ngingo y'M23 ndetse n'ingingo ijyanye n'isano y'ubututsi ndetse n'inyungu z'igihugu muri rusange. Mu by'ukuri akarengane k'abarwandofone cyangwa abatutsi kahereye kera kajya amasano n'ingoma y'Ababiligi basimburanya abayobozi b'abatutsi nko muri Bicuro, umutware bitaga Nshizirungu n'abandi, bigateza n'ibibazo rimwe no mu mategeko yagiye ahindagurika, by'umwihariko ku bantu bari barimuriwe muri Kongo, by'umwihariko muri Nord Kivu, bakagirana ibibazo n'abahunde bishingiye ku matora. Ibi ni ibintu nafatiye umwanya ndabikurikirana, nkurikira amadega atandukanye, nsoma ibitabo, baza n'abagiye babibamo muri ibi bihe, ari abafite pozisiyo politike, ari uko byari biri, ngira amakuru afatika bikuraho. Rero mu by'ukuri byagiye kuba bibi cyane, aho FDLR cyangwa interahamwe bahungiraga muri Kongo bafite esprit génocidaire yo gutsemba abatutsi, bageze batangira kwinfluensa bene wabo, bagerayo ari mu ntege nke za Mobutu ntiyabaka intwaro, baza kuzambya igihugu. Yewe njyewe no kuva iwacu navuye kare duhungira za Ngungu, ari interahamwe zitwaye inka zacu, ariko aho tugeze Ngungu hari abasirikare ba Mobutu baraducungaga neza. Nyuma ubwo inkotanyi zarasaga mu Bumba, umusirikare waducungaga witwaga Kazembe aragenda asiga atanze briefing ngo abantu babakoreho. Nuko ibibazo birakomera, maze kugenda interahamwe zisuka muri Ngungu, zavuze ko abantu babica saa 8, kugira umuhutu witwa Super ajya tabaza inkotanyi ku mucaki, niho zari zigeze, ziraza ziratesheranya, bari batangiye kwica abantu. Nyuma bagiranye ibibazo na Mobutu, bamaze kugirana ibibazo na Kabila pe, bagarutse i Rwanda, abantu barahunga. Rero ibibazo by'umututsi ni byinshi. Hari abanyekongo bwite bandi moko bafitiye urwango umututsi,
ariko si bose. Akenshi usanga ari bamwe bafite depresiyo bari ku butegetsi bwa Mobutu, bari ku ngoma, hakaza Kabila kajyaho hashyizweho n'u Rwanda, noneho Umututsi bakaturebera mu isura ya Kagame, icyo kintu kikabarya cyane. Hariho n'ubu umwe muri bo numva avuga ko na Lumumba ngo ashobora kuba ari umunyarwanda, ngo nta muntu w'umutetera witwa Lumumba. Urumva rero urwo ni urwango utakuramo umuntu abantu cyane. Hakaba n'abandi bantu by'umwihariko muri Kivu bagiye bagirwaho izi ngaruka z'intambara kuva muri 1996 kugeza ubu, batakarizamwo ababo, basahurwa, ibintu birakomera, nabo bakaba banga Abatutsi bitewe n'izo ngaruka. Ndetse n'abandi by'umwihariko muri Masisi bari baturanye bafite ibintu by'imirima n'ibindi, ugasanga Umututsi ni ikibazo mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi kibazo Umututsi afite, izo nterahamwe zagezeyo kuko zagiye zikoze jenoside, zakomeza kwica Abatutsi, yemwe zaranagarutse zidusanga no muri Mudende, zitwikira mu 97 niho narokokeye. Urumva ko Umututsi ntabwo ari inshuti y'interahamwe cyangwa FDLR. Ibi bintu byose rero iyo umuntu abirebye biragorana kubyakira, ariko umuntu akavuga ati si ibintu bizakemuka bite. Ibyo ari byo byose niho abantu batangira bakayoboka iyo mitwe n'ibindi, ariko ni uburyo bwinshi bwo kuva muri iki kibazo. Abenshi bakunda kuvuga ngo ni guerre de cerveau. Buri Mututsi wese agomba guhaguruka akamenya ko yugarijwe, agakora uko ashobora kose kugira ngo abeho. Ndagira ngo icya mbere rero nk'uko nagikomejeho ngitangira, ni uko abantu bagomba gukora ubuvugizi abantu bamamaza ayo magambo mabi y'urwango, ndetse n'abagize uruhare mu kwica bamwe nagiye nkomozaho gukurikirana. Yemwe n'izo nterahamwe hari abo tuzi bafite amadirese bashobora gushyikirizwa ubutabera. Nagira ngo mbibutse neza ko muri 1997 uwo bita Paul Rwarakabije yari ari mu bantu batatu bagaba ibitero bari muri high command, muri commandement yo hejuru. We nta nubwo ari muri Kongo, yibwira ko yari muri ariya mashyamba ya za Gisenyi. Umva nka we tuzi aho ari, biroroshye kuba yashyikirizwa abantu bakagenda mu nzira y'ubutabera. Ibyo byo wenda nk'umuresikape wa Mudende narabitangiye, cyakisha inzira byacamo, tekereza ko ngeze nka 90% n'abandi baresikape. Byiza ko banjeninga tugakomeza iyo nzira, abantu baduhekuye Mudende bagakurikiranwa, kuko bishobora gucogoza n'izindi nterahamwe zifite uwo mugambi wo kudutsemba muri Kongo, kuko babona ko harimo abarimo bakurikirana. Rero icyo kizadufasha, ariko nsaba n'izo nterahamwe ko niba Rwarakabije baratashye n'abandi bagaca mu tobo bakabigisha kubaka igihugu cyabo cy'u Rwanda, nabo bashyira imbunda hasi bakaduha amahoro iwacu, bagataha ntacyo bazabatwara. Bakunda kuba barabibabwira, kuko ntabwo byumvikana, si nubwo tuzafatanya n'igihugu cyacu kugira ngo twishakire umutekano. Rero umuntu akibaza ati se Baudouin ko akarengane atagakeneye atagashaka, ariko hakaba hari imivetuwa itirirwa Abatutsi, rimwe abana b'Abatutsi nabo bavuga ko icyo kibazo kibarambiye cyo guhezwa ishyanga bagasimburwa n'abantu badafite uburenganzira iwabo bimeze bite. Ndagira ngo M23 ku gisubizo cyacu nayigereranya nk'umwana ushonje uri kurira, noneho ugafata igikoma kiri gutogota ukakimuhereza akakigotomera. Urumva cyamutwikamara iriya nzira ya diversion ikamuviramo n'urupfu. Rero M23 ntabwo ari igisubizo cy'Abatutsi, kuko ntabwo ari umushinga w'Abatutsi b'Abanyekongo batekereje.
wenda mbere y'uko ntangira umuntu ashobora kwibaza ati se izo ntambara zose zagiye zirangira zite, izo mbaraga zazirangizaga byagenze bite, ese babaga bafite iyihe migambi, ibintu nk'ibyo. Reka rero wenda ngire icyo mbivugaho, ko nabonye n'abantu bamwe ubwo natangaga ko mbyumva ku ijwi ry'Amerika abantu bataragiye babyakira neza bimwe na bimwe, ariko hari n'ababishima. ndagira ngo M23 ni uruhererekane rw'intambara zagiye zikurikirana. Ndagira ngo bamwe banazirimo bagize uruhare no gufata ubutegetsi bw'u Rwanda. Abatutsi b'abanyekongo bajoininga RPF, habayeho mobilisation bw'abatutsi bari barahunze b'abanyarwanda hirya no hino, bishyize hamwe bagatekereza ko bataha iwabo, noneho bakerageza kumobiriza n'abandi batutsi bandi. Nagize amahirwe yo kuganira n'umwe mu batutsi b'abanyekongo kiriya gihe cyo muri 90, yari umuntu wize ujijutse wo muri Sansiye, yari ari mu bantu bamobirizaga abatutsi kujoininga RPF. Aza kubonana na Inyumba Rozia kuri izo gahunda babamobiriza, avuga ko yababwiye ko iriya ntambara ya RPF ntabwo ari intambara y'abatutsi gusa cyangwa y'abanyarwanda batuye mu Rwanda aho imipaka igarukira, ahubwo ko yari intambara ya nation rwandaise. Iyo bavugaga nation rwandaise ni umuntu wese batitaye imipaka iri umuntu uvuga ikinyarwanda wese kumureba. Bababwira ko nibamara gufata igihugu bazagira influence y'aho bari, kuvuga ngo nibafata igihugu abatutsi bo muri Kongo nawe ntashobora kugira ibibazo u Rwanda rwafashe, ariko n'ibyo nibidakunda bazaza barubanemo nta kibazo. Iyo influence rero niyo yakomeje yo kugira ngo habeho influence y'abatutsi bari hirya no hino kugeza n'ubu. Ndagira ngo mu ntambara ya AFDL rero navuze ko uru rugamba atari rwacu rw'abatutsi b'abanyekongo, cyari ikibazo cy'umutekano muke w'u Rwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Hari interahamwe zigaba ibitero ku Rwanda byari bikomeye, batekereza uburyo bazigizayo bagakuraho na Mobutu, bakareba ko umwanzi yabava iruhande cyangwa babacyura. Ibyo byarabaye, bari gutangira urugamba nta mpamvu, bashaka abagabo b'abatutsi ndetse na Kabila pe tangiza urugamba bakunze kwitira mu rw'Abanyamulenge, ariko ntabwo bari bagiye guharanira inyungu z'umututsi muri Kongo. Ababizi barabizi. Bafata ubutegetsi, Kabila ntiyumvikana nabo, yirukana Abanyarwanda. Ya influence bavuze bajya gufashwa gutera u Rwanda, ngo niho yahise inakomereza b'abatutsi barongera barabakurikira. Hariho habaye impfu nyinshi mu ivuka rya RCD. Abana b'Abanyamulenge nabo muri Nord batwikiye za Kinshasa n'ahandi, ko bari bahindutse nk'abagambanyi b'igihugu, kandi Kabila yari abazi ko ari abanyekongo birukanye Abanyarwanda nabo barakira. Abanyepolitiki bazabisobanura mu buryo bwinshi butandukanye, ariko wenda ndabaha reference y'umusaza wari uri mu nama i Kigali mbere y'uko habaho urwo rugamba, batuma mu ambasade atandukanye. Niwe umunyamakuru yigeze abaza ati se ikintu cyakubabaje mu buzima bwawe ni iki? Aravuga ngo cyambabaje icyo gihe kiriya ntambara yari Dr PhD w'umututsi w'umunyekongo, ati cyambabaje ni uko twabonye igihugu tukagitakaza mu buryo budasobanutse. Ni uko gukurikira Abanyarwanda bamenye kumesaka. Aho ni kimwe. Nyuma intambara iraba RCD irarangira, hatangira ubwo
ubwo yararangiye basinya amasezerano bagiye muri leta Nkunda ize ngo ajye kwambara General Kinshasa nibwo ya influence iramukurikirana barabyanga ati azaharanira uburenganzira bw'abiwabo karakomeza muramuzi asa mu nkambi aramobiriza abantu bamwumvamo ku buryo bushimishije yewe yageze n'ahantu amahanga mwumva ku buryo wabonaga ko ari umunyekongo ufite politike nziza utavangura ushaka iterambere ry'abantu bo muri Kivu n'ahantu babona ko ashobora no kuzagera Kinshasa nawe yarabyivugira ntabwo nsubira mu mateka ye cyane muzi ko yarangiye n'ubu arafunzwe ntabwo wenda ninjira mu bye cyane byaza kubigarukaho ubwo Nkunda ibyo birangiye bityo ejo bundi muri 2012 umva ngo Makenga atangije urugamba rwa M23 bo amasezerano basinye 2009 CNDP yinjira muri leta ngo ntiyubahirwe ubu ngubu mu Twitter space baravuga ati mpamvu ngo yatumye ngo ahaguruka ngo hari abasirikare babo bari barimo bapfa ngo bameze bite ugasanga ngo leta irimo ishaka kubatindiza ariko nshobora kwibaza ese Nsenga nawe yishwe na FARDC Colonel Nsenga ukibaza Lieutenant Colonel Ali nawe yishwe na FARDC ukibaza kiriya gihe cya M23 Musana Major Musana yishwe na FARDC abatutsi bo b'abanyekongo barabyumva pe barabyumva bazi ko byagenze bazi ko Makenga avuye Bukavu agafata briefing agatangiza urugamba rero kuvuga ngo igihe kirageza abantu bajye babwizanya ukuri bajye bajya mu bintu bibafitiye inyungu noneho n'udafashe umurongo w'abandi ubaha ibitekerezo bye nkuko nawe ubaha byabo muribuka hariya 2012 bava muri Goma ubwabo igice cya Ntaganda n'icya Makenga bararasana abana barapfa turumirwa ubwo abo kwa Ntaganda baratsindwa bajya mu Rwanda abandi basigayeyo haza force irimo aba Tanzania n'aba South Africa ifatanya na Kabila barabarasa bajya muri Uganda kibaza mbere yuko nibura batangira ubu izo mbaraga zabashenye baba baramaze kwiyubaka ku buryo ki biteguye tongera gusengwa nazo kibaza mbere yuko batangiza urugamba ese bariyunze kominote y'abatutsi y'abanyekongo bayisabye imbabazi ko baduhemukiye hapfiremwe abantu bacu kibaza ese aba bantu bagaburirwa nande amasasu bayakura ni ibibazo byinshi noneho iyo umuntu yanarije ibi bintu byose ukareba ko izo ntambara zitangira ukareba nuko zisoza birakuyobera hari n'igihe ureba ukavuga ati se muri Kongo dufiteyo umuryango w'abatutsi Stop Association ASPR Sambi Telecrative ejo bundi numvise Karamba uhagarariye isoko muri Kivu avuga ko M23 ari affaire ya mind ko bitagomba kwikorezwa abatutsi ngo babizire hano muri Amerika dufite umuryango UCC United Congolese Community ibintu bikiza twari mu matora nyuma tubiganiraho tukabona hari abantu M23 abana bacu bahagurutse impunzi zigomba gutaha bigomba kugira gutyo okay reka no tubigane niba mufite amakuru turaganira atubwira ngo nabafana ko twasoje tutabona
tudasobanukiwe ba nyiri urugamba, tudasobanukiwe na objectif specifique y'ibyo. Ibyo turababaye kuko si urugamba ni urwacu. Turarwana se tuzagarukira Kongo hari ubutegetsi bubi, hari corruption, hari injustice, hari impunzi, hari tribalism. Ese bagiye gufata ubutegetsi ibyo babihindure? Ese abatutsi bigeze bagerageza inzira iri diplomatique ngo bafatanye n'andi moko biranga uburyo bajya gufata imbunda? Ngiye ku by'amasezerano yabo, baravuga ngo amasezerano turasinya amasezerano ariko ntashyirwe mu bikorwa. Ikibazo ubundi leta ya Kabila ya Kisegeti yashyize mu bikorwa ibibazo Kongo ifite byakemuka? Ubwo bari gusaba kujya muri leta barayivuyemo ntaho bakuyemo, bagasaba ko umutekano ngo ugaruka. Iyo gahunda yari iriho, barimo bareba uburyo umutekano wagaruka bashyizeho iriya gahunda ya etat de siège, ahubwo bayubahirize bararasa. Ejo bundi bari bagiye muri Kenya bahamagaye iriya mitwe yose, hitabira Runiga, ukuntu M23 nabo babisimwa, nyuma bararasa babirukanwa mu mishyikirano. Umva ni ukwanga kuganira hamwe n'abantu. Rero izi ntambara zo kutumarira abantu twigeze dutekereza nk'umuryango, z'abantu ku giti cyabo bagakora propagande mu bantu bakagenda tukajya gushiriramo, zikwiye guhagarara. Umuntu wese utekereza neza, ubona nubwo dufite ibibazo byinshi, dufite akarengane muri Kongo, ariko M23 ntabwo ari igisubizo. Bagomba kubitandukanya n'igisubizo cyabo. Iyi guerre de service turimo, ntabwo M23 ari dushaka igisubizo, kuko ntabwo twayita. Icyo ndagira ngo wenda cyumvikane gityo. Iravuga ngo irashaka gucyura impunzi. Mwibuke abantu babaye mu nkambi. Intambara ya SNDP cyagiye byari bikomeye muri za 2008. Abantu bari barasubiye muri Kongo bongeye guhunga, habaho formation y'inkambi ya Ngarama. Izo ni impunzi z'abatutsi bwite bongeye guhunga ku ntambara z'abatutsi. M23 2012 bararwanye, habaho formation y'inkambi ya Kigeme n'inkambi ya Mugongo. Abo ni abatutsi gusa bongeye guhunga. Ubu ngubu biri kurwana, hari abantu bari guhungira muri Uganda, harimo abatutsi n'abahutu n'abandi ibihumbi heruka birenga 30. Abandi babaye deplace imbere mu gihugu. Harya aba bantu bashaka guca ubuhunzi, mu by'ukuri ubitegereje usanga bashaka guca ubuhunzi, bashaka kuba mu gihugu cya bonyine. Ubundi gihe cyari kigeze ngo iryo jambo impunzi barikure mu byo bavuga, basigare birwanira, kuko nabo bafite uburenganzira bwo kwirwanira. Ariko nzi mu by'ukuri iyo dukoze analyse ntabwo dusanga baturwanya. Rero icyo nasaba Makenga ni ukuba intwari, tukazajya tumwibuka mu mateka, icyara agatuza na gurupe ye, akandika lettre isaba imbabazi leta ya Kongo, akayibwira ko yayigambaniye, agahemukira na bene wabo, community yabo y'abatutsi, batazongera kwegura intwaro ukundi. Agende yinjire muri ya gahunda ya demobilisation, niba bazamwakira ntacyo bazamutwara, ntabwo Gisegeti ashaka intambara. Yinjire, agende, ibibazo birangire, noneho tuzajya gukemura ibibazo hamwe n'abandi bantu. Nibitagenda bityo natabyumva, abana buri wese ufite umwana muri M23 amubiriza aveyo, uwabona uko acika. Abumvaga bajyagayo baveyo,
n'abandi basirikare b'abatutsi bumvaga bayijoininga be kwijoininga iriya feresi y'abatutsi b'abanyekongo. Ibintu ni uko bimeze. M23 harimo abavandimwe bacu nzi muri leta barimo, muri Kongo hari imiryango yacu, ibibazo byose turabibona, ariko M23 ntabwo ari igisubizo. Numva M23 icyo nayivugaho. Noneho reka toreze kuri aka kantu kajyanye n'uburyo twitiranya ubututsi ndetse n'inyungu z'ibihugu. Ndabaha ingero zifatika namwe muzi cyangwa se mwirengagiza kuvuga, ariko ukuri niko kuzatubatura. Reka mpere kuri uru rugero. Muribuka 97 ubwo Kabila yirukanaga abanyarwanda, hari umugabo w'umututsi niwe nzi mu ntwari z'abatutsi bigeze abaho abanyekongo. Yari umusirikare yitwaga Lieutenant Murekezi, yari muri Kanzayire i Goma. Icyo gihe birukanye abanyarwanda, abasirikare b'abanyarwanda barasigara nk'umunyekongo, kuko yari yaranyuze muri FPR nyine n'abayobozi be, bari hamwe n'abasirikare be. Amubwira ati se bimeze bite? Ati njyewe ndi iwacu ngomba kubaha nkashaka umutekano, bene wacu bakazataha, ko deja hari inkambi ya Mudende n'iya Kibuye. Baramunegosiya ati reka twohereze umuyobozi, turacyari mu bibazo, kandi byarumvikanaga ari ibibazo by'interahamwe na FDR n'umutekano muke. U Rwanda ntabwo rwari rukeneye gutakaza imbaraga. Ubwo barugoroye bazajya kuri forini, bategereza abayobozi babo, barambuka. Icyo bakoze baramurashe, n'abandi bari kuri forini barasaba. Haguye aho abantu bagera muri 30, abandi bajya gufungirwa iwabo. Uwo yapfuye ari umututsi, kuko mu by'ukuri yaratangiye gutekereza nk'umunyekongo, ariko urumva yarasa n'ugiye kubangamira inyungu z'u Rwanda, kuko bari bakiri umutekano. Numva bashoboraga no kumuganiriza, bakamujya kumufunga, bakamwigisha ati désormais tugiye gutangiza intambara ya RCD, ni kubashakira umutekano, ntabwo dushaka gucika intege aka kanya. Bakamwigisha, ntabwo yari abarwanije, ariko yari nk'agasopo bari kubaha, ari ya influence yuko bazagira influence, kuba babafataga nyine ko u Rwanda ari igihugu, nabo ngabo ari ababo, batagomba kugira ibitekerezo byabo kandi ari abanyakongo. Ubu niho byatangiriye. Ubwo rero urumvaho ntabwo bamwishe kuko bamwanze ngo bamufitiye urwango, ahubwo icyo gihe niho inyungu z'igihugu zari zitangiye, bagomba guharanira inyungu z'igihugu cy'u Rwanda. Example, reka nsubire Mudende aho nigeze nkomoza. Naruhukiye Mudende, nkuko nababwiye, impunzi za Mudende zapfuye zigera mu 1500 igihe cy'amasaha 5, zari z'abatutsi zishwe n'interahamwe muri ayo mashyamba n'izindi ziva Kongo. Rwarakabije, Paul Rwarakabije niwe arabyivugira, yari mu bantu 3 bakuru bayobora ibyo bitero by'abacengezi. Ariko urabona ko baramunegosiye nyuma y'inyungu z'u Rwanda, kugira ngo izo mbaraga za FDR zigabanuke, araza n'abandi bantu bahabwa akazi n'ibindi. Urumva uburyo twishwe, baje bagambiriye kutumara kubera turi abatutsi, buriya nayo ni jenoside. Ariko urabona ko bitandukanye, ni jenoside y'abatutsi b'abanyekongo.
bitandukanye n'iby'icyenda na kane. Abantu bashinjwe ubwicanyi cyangwa jenoside y'icyenda na kane barahanwa. Rero ukumva b'icyenda na kane ni abatutsi ariko b'abanyarwanda, abamudende ni abatutsi b'abanyekongo. Nta n'ubwo u Rwanda naruveba ngo ntabwo turi mu nshingano z'u Rwanda, kuko twishwe n'abanyarwanda turi abanyekongo. Abagomba guharanira uburenganzira bwacu ni leta yacu ya Kongo. Turi abatutsi b'abanyekongo bishwe n'abanyarwanda barimo ba Rwarakabiri. Noneho idruwa yacu nitwe tugomba kuyishaka. Ibintu sindi byo kubwira Kongo ngo twarapfuye mudende kuko mutari gukorera ubutabera. Baracyari kurwana n'ibibazo by'umutekano n'abandi baracyapfa. Ntabwo bari bujye mu byo gukurikirana abapfuye mbere, ahubwo twebwe abasiriviva, abo basavayiva ba mudende, les rescapés de mudende, nitwe tugomba gukurikirana. Nta nubwo twabiba abanyarwanda. Ntabwo umututsi w'umunyekongo ari mu nshingano z'u Rwanda. Nandi mbabwira ko ibintu biba bitandukanye. Tujye dutandukanya isano, ibintu byo kujya gusabirana by'ubututsi n'ibiki n'inyungu y'igihugu. Ubw'inyungu y'igihugu ibyo bintu biratandukanye. Indi example, muribuka kiriya gihe cya Nkunda. Nkunda yarakomeye, maze gukomera, abona na Obasanjo n'ibindi, ari umuntu abatutsi b'abanyekongo biyumvamo pe. Ariko kubw'inyungu za politiki hategurwa Umoja Wetu, Kagame na Kabila tekereza kuba bajya kuvana imitwe irwanya u Rwanda. Ubwo Nkunda nawe agendera muri abo, arafatwa arafungwa kugeza n'ubu. Ndagira ngo nkomoze wenda ku mugabo bita Sematwinga. Kiriya gihe bafata Nkunda hahise haza umwuka mubi, abo bita ngo ni kipofuwa, ngo ni kimbere. Abantu bo mu nkambi ibyo ntitwari tunabizi. Umuntu twari tuzi ni Nkunda, niwe wageraga no mu nkambi tukamubona. Abantu bakajoyininga bafite esprit iri positive. Uwo Sematwinga yaje kwicwa azize ibyo kubwo inyungu y'igihugu cy'u Rwanda. Uvuga ngo ubwo yarimo avuga ibya Nkunda, kumuburanira, kugira gute, ibyo bitanga isura mbi ku Rwanda. Uvuga ati umuntu agomba gupfa, arapfa. Nta rundi rwango bari bamufitiye ngo bimeze bite, ahubwo ni kubw'inyungu y'igihugu. Ni umututsi w'umunyekongo. Yigeze ajya no muri ya conference souveraine nationale souveraine. Nuko byagiye. Cyane ko hari n'izindi mbaraga ziba zirenze ibyo bihugu tubona, kuko hari ibyo tubona. Ariko ni byiza ko niba abantu bateguye niyo rebellion bagirana collaboration n'ibyo bihugu biremereye birenga n'ibyo tureba, kugira ngo n'ibyo abantu batanga ibenda bibe bizima. Uwo ntundi, reka wenda nsoreze kuri pointi ya Kiziba. Kiziba mu kwa kabiri 2018 tariki 22 muzi ubwicanyi bwahabaye. Kiriya gihe impunzi hari ibyo batabashije kumva neza bya gahunda ya leta, hakurikiramo n'ibibazo by'inzara. Hari inzara, bagabanyije ibyo kurya, bavuga ati n'uvumye ko twataha ntabwo byumvikana. Bagira manifestation pacifique, bajya kuri HCR bati muduhe imodoka, nimutaduhe imodoka muduherekeze dutahe iwacu. Ubuzima biranze. Ariko barabarashe abantu bagera muri 20, abandi barafungwa. Kubarasa ntabwo babarashe kuko hari urundi rwango bari bafitiye abo bantu, ahubwo ngo bari kuvuga kuri BBC bagaragaza isura y'u Rwanda ikangirika. Uko kwangirika kandi aribo bashinzwe management yabo n'umutekano wabo, bavuga ati abantu mubahe gasopo, ariko uzongera gutekereza n'icyo gitekerezo.
kuko bazi ko nyine muri nasiyo rwandaise. Ibyo bibaho ni ukuvuga ngo hariya bagombaga no kubarasamo bya byotsi cyangwa se bino bitera umuntu intege nke bakabadisimisa, kuko nta nzu babomoye, nta kindi kintu bangirije, yari manifestation iri pacifique. Ubwo uko byagenze mwarabibonye. Ubwo rero aha niho ngira ngo hari n'uburyo bwinshi bagombaga no kubazitira, inzara ikabarya ntibabagimara bagasubira mu nkambi, ariko gukora kuriya ni uguporoteja inyungu z'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda, ni uguporoteja iyo image. Ni ijambo rimwe rero ibi mbivuga iki, ni ukuvuga ngo kubw'inyungu y'u Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda bwakwica umututsi w'umunyekongo. Ikindi, kubw'inyungu z'u Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda bwarokora umututsi w'umunyekongo. Aha rero nongera nkavuga ngo tujye tumesa kamwe, yani ibintu byumvikana. N'ikindi gihugu cyabikora si u Rwanda gusa, na Uganda na Togo n'ibiki. Babonye nyine ushobora kubangamira inyungu zabo ngo kujya guharanira izawe, wabizira. Ibyo ni ibintu, iyi si niko iremwe, ugomba gusobanukirwa isi uko iteye, ukava mu mwijima w'ibintu bidasobanutse. Ndagira ngo soreze kuri aka kantu kumesa kamwe. Ejo bundi nkora ikiganiro kuri VOA ngaragaza uko mbona ibintu ntashyikiriza ntambara kubera impamvu zanjye. Abantu b'abavandimwe abatutsi abanyekongo bagiye bampamagara ngo ya mwana ngo uru ni urugamba rwacu, ntabwo ari ibintu nk'ibi. Ndaga nti sawa. Umwe arahamagara arambwira turaganira, birangira ambwira ati wa ati moi ngo je respire la rwandaise. Niwe arambwira ngo we ngo mu mitekerereze mu miremere ye ni umunyarwanda, ngo uwo ni muri sansi yandruwa uri mu myaka hagati ya 34 n'8 gutyo. Ati nisanze muri Kongo kubw'impanuka, ye ndi umunyarwanda, ati bariya mu kubarasa niko bimeze. Ari no muri diaspora nyarwanda. Ndavuga nti okay, rero niba wumva uri umunyarwanda ukaba uri muri Kongo wenda mufiteho n'imirimane, that's fine. Ahubwo wowe kora as Rwanda, ubwo hari inshingano tuzuza nk'umunyarwanda. Abanyarwanda batanga welcome ku muntu ari we wese. Nushaka no muri muzawugurishe uzugura ibintu mu Rwanda kuko ari umunyarwanda. Politiki ya Kongo yivemo kuri umunyarwanda, cyangwa se ibibazo bya Kongo, cyangwa se uyirekera ntuyigurishe kuko umunyarwanda yatungira aho ashaka hose. Ubwo abo ni muri bamwe bashyigikiye M23. Undi we turi kuganira mbonye ya postinze ibintu mbona bidahesheje isura nziza igihugu cya Kongo. Ambwira si umunyarwanda Kongo man, turaganira. Nabambwira ko mu by'ukuri yiyumva mu Rwanda, we yumva ari umunyarwanda. Nawe urumva namugira inama. Rero kuba umunyarwanda si icyaha, kuba umukongomani si icyaha. Iriya mipaka barayiciye, abantu bisanga iyo bari birubahirizwa, hari gufumbira buri iriya hakurya, hari ibice by'u Rwanda byagiye muri Kongo, hari n'ibice bya Kongo byagiye ahantu. Ariko ibi bintu twazaniwe n'abazungu, igihe tutarasubira mu mipaka, tugomba kubaha amategeko y'ibyo bihugu. Niba narisanze muri Kongo ndi umunyekongo nta kibazo. Kuri tumese kamwe, niba uri umunyekongo ukomoka uri umunyekongo uva mu ibera i Rwanda cyangwa se wavukiye muri Kongo ariko utawumva barakumenashije waracyanze
uri welcome mu Rwanda, that's fine. Have ufilfiling ibintu byose as Rwanda. Nujya muri Kongo nk'umunyarwanda tukwakire, ariko nanjye wumva ndi umunyekongo naharanira inyungu z'umunyekongo, nanjye ubinyubahire. Ibyo niko bigomba kumenya, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe. Ahubwo nanakwifuza ko abanyekongo bari mu Rwanda barashyikiriye, that's fine. Ahubwo nko muri 2034 menyera mu Rwanda bazatora perezida. Ni 34 cyangwa ni 24, bakagombye kuba banitoza, tukabona n'umunyekongo umuntu ukomoka muri Kongo uyoboye u Rwanda, ashobora no guharanira umubano mwiza kuko anahakunze wenda simbi. Biyintegra muri politiki y'u Rwanda, bakore bemvestise, bagire bate, bakore nk'abanyarwanda, tuzabibubahe natwe batwubahe, bari determine kuba abanyekongo. Kujya tuvangirwa n'abantu babatandaraje, ni ibintu bidasobanutse. Kuko ikibazo cy'umututsi muri Kongo Gisegete ntashobora kugishobora, n'undi wese ntiyagishobora. Umututsi w'umunyekongo niwe wakontribuye kugira ngo gikemuke. Igihe ni iki rero kugira ngo tumese kamwe. Soza umuntu ashobora kureba gutya ati ati Godwe ni umuntu wenda ashobora kuba adakunda u Rwanda, atagira gute ibintu n'ibi. No badi, ubundi njyewe ndi umufrikaniste, nimba nk'umunyafurika, ariko ndi umunyafurika ukomoka muri Kongo. U Rwanda ntabwo ndwanga, igihugu nabayemo imyaka igera muri 18, kigiramo amashuri, kimwe abavandimwe, ini famille restreinte, famille nyegereye, kimwe abavandimwe bari mu nkambi, abandi batuye za Gishwati, za Kigali, za Ruhengeri, za Gisenyi. Ntabwo u Rwanda rwifuriza ikibi na kimwe. Ni igihugu ururimi mvuga bararwumva, hari n'abanyarwanda ushaka kuvuga ikinyarwanda, nageramo ntibashobora no kumvangura, babona ndi umunyarwanda. Igihugu ntakenera interpretable y'ikirimi runaka jamais, nakwisanga. Igihugu mfitemo inshuti z'abahutu, z'abatutsi, abo twiganye iki, vraiment ni igihugu duhana umupaka. Ni igihugu nifuza ko twagirana umubano mwiza. Shishikariza by'umwihariko abatutsi batuye mu Rwanda cyangwa n'abaje no muri Amerika n'iki, izo benefit bashobora kugira muri Kongo n'u Rwanda zakagombye kuba zituma batishimira umubano mubi hagati y'ibibazo byombi cyangwa bawivange. Yakagombye kubatera n'agahinda, kuko ni inyungu zabo umubano w'ibyo bihugu byombi. Ikindi, sinshobora no kwishimira n'intambara ishobora guhuza Kongo n'u Rwanda cyangwa se n'ikindi gihugu n'u Rwanda. Mu Rwanda hari abana bari mu gisirikare, mbereye se wabo, mbereye bene se mu gipolisi, muki, abo nibo bashira mbere. Ntaba ndi guhomba, ni igihombo. Nta kibi nifuriza u Rwanda, nta kibi nifuriza Kongo, nifuza ko ibihugu bibana neza. Ariko niba uri umututsi w'umunyekongo, utandukanye isano y'ubututsi kuko yaje inyungu z'igihugu. Ubututsi ntabwo burebwa. Natanze ingero nyinshi, ntabwo ibyo byagiye bikorwa kuko banga abatutsi b'abanyekongo, jamais. Nta rwango rugenda rute, ariko iyo bigeze ku nyungu z'igihugu, kudefanda isura y'igihugu, aho ngaho uratakara nyine. Niyo mpamvu niba wiyumva nk'umunyekongo, byubahirwe. Numva nk'umunyarwanda, kora cyane, supporting igihugu cyawe, igihugu tubisengere byo kuzajya mu. Umuntu ashobora kwibaza se Bode, noneho uko twari tuzi n'iventa twari ugiye kudutabara, akaba atayumva n'ibyo yasobanuye byose akaba byumvikana, ikibazo kizarangira gite cy'amahoro y'umututsi muri Zaire? Solution ni abatutsi ntitwize tugerageza inzira iri diplomatique mu bibazo byigeze abatutsi abanyekongo, inzira iri diplomatique ngo inanirane.
nta nubwo twigeze tugerageza inzira y'intambara ngo inanirane. hari igihe ziriya ntambara muba murira ngo hariya twaratsinzwe ngo wenda ubutaha ngo iyi ngiyi natsindwa tuzongera. wenda ba nyirazo bageze ku byo bashakaga 200% ko si izanyu, nta muntu urabasha kunyereka ko ari izacu. hari igihe kirageze ngo dutekereze nk'abanyekongo apana nk'abatutsi. hari abanyekongo batwifuriza ineza bajya bajya impaka n'abariya badutuka. hari abanyekongo bababazwa n'uburyo Kongo ifite ubutunzi ariko ikaba itindahaye ku isi. tugeze mu gihe twiga tukareba ati se mu by'ukuri ikibazo nyamukuru Kongo ifite ni ikihe, nihe contribution yanjye dufatanye n'abo bandi moko bashaka kuzahura iki gihugu. urubyiruko ibintu tugomba kubioninga bikaba ibyacu tugakora. abo bakuru bacu bafite za docteur za professora ibikorwa bagezeho ibikini byiza bigomba kububahirwa. ariko igitekerezo niba kizanye ukabona utacyumva ugomba kumuchallenge. ntabwo ibyo bihagije ngo uhite ugenda gutyo. niba ari cyiza uragikurikira, niba kitari cyiza kireke. ubwo dukeneye ko abanyekongo twicara twese. igihugu cyacu kirananiwe, ifite faiblesse yose, mbega kirarwaye kirarembye cyenda guhuka. rero twiza ngo tukigihuhure, ahubwo tukizahure tukizanzamure. icyo bita revitalize mu gifaransa, ni nko kongera kugitera akabaraga. gifashe niyo bari mu nzira batangiye no kucyaha ariya amagambo y'urwango, wenda ni na pressure nikomeze n'abari kuyatanga bihagarara. ariko ikintu abantu ubwicanyi buri kuba ukabona bazanye ibintu, impfu z'Abarabu, impfu zabaye muri ya session de Katanga 61. biriya bintu no gupfobya ubwicanyi buri kuba. iyo propaganda igomba guhagarara, tukabona ibintu niba bihari umuntu akamenya uko bikurikirana, tugahana ingufu bigakemuka. Umunyantore Rutarindagira n'uwo nifuriza amahoro abaturanyi na Kongo muri rusange. mureke dutekereze nk'abanyekongo, dushakire umuti hamwe nk'abanyekongo. ikibazo cy'abatutsi nitwe tuzagikemura muri volonté nziza yo gukunda igihugu. igihugu kiri mu mage ukiba inyuma ukakigira inama kugira ngo umuhugodwe muzi kuva mu nkambi ya Gihembe n'uwo kugeza ubu. uwo ntabwo manipire igitekerezo cyane ko mbona ibintu niko mbitanga ukabinyubahira cyangwa ntubinyubahire, nawe ibyawe ndabyubaha. ariko icyo nababwira, M23 ifite abagiranama babi badashobora kwigira inama y'ukuri. hari abahungu babaye mu ishyamba akazi no kurwana, nta yindi si bazi, barabakeneye muri iki. ntabwo nifuza ko bapfa. iriya muri 2012 baraje babarohaho amasasu barabica, abandi bararokoka. ibyo ntabwo ari byo nshaka. ntabwo bazapfa ngo nishime, ntabwo barasa umusirikare wa leta ngo nishime. turi gutakaza twese, n'abana b'abanyekongo bari gupfa. bashyira intwaro hasi, ikibazo cy'interahamwe kizakemurwe na leta, ikorane na leta ya Kigali, babe addressing cyangwa se nazo zishyira intwaro hasi zigende, ibibazo bikemuka. ariko kugira igihugu gicumbikira umwanzi w'ikindi, ko turarambiwe. igihe kirageze ngo ibintu byamagana. reka nsoze nifuriza abantu bose bumva banakurikira BDF Monde, bumva n'ururimi mvuga, hamwe imbaraga kurwanya ikibi. kandi ndareka nansuhuze abanyeshuri banjye kuko mu Nshyiro 2013 nigisha mu mwaka wa 3 Gihembe. n'abana nishimira, mbaje kubasuhuza cyane. uyu ni Jean Baudouin Munyantore Rutarindagira, Congolais de mère, de père et du cœur.
Imana ibarinde, nifurije amahoro igihugu cyanjye cya Congo. Que vive la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.